Haleluya. Haleluya. None Yesu izina ryawe ryuba. Izina ryawe Yesu. Ubwami bwawe buza wamana. Imbaraga zawe. Ayitata. Imbaraga zawe. Wowe Mana ni wowe wavuze ngo tuze hano wamana. Mwizina Yesu. Baba wetu wa mbinguni. Hanyuma icyatuzanye hano waje kumva message yawe. Message yawe. Ugira neza Baba wetu wa mbinguni. Hari umuntu watumye ino avuye iwawe ngo abantu usanga mu gatatu ngo babwire gutyo. Data we niyo message dutegereje. Buri umuntu wese abashe kumva. Kandi buri umuntu wese abashe gutahura icyamuzanye. Abashe kumva. Imbaraga zawe n'urukundo n'ubushobozi n'ibyawe ubutware n'ubwawe. Iyo twibutse ijambo waratubwiye ngo bafite uwo mwana w'Imana ngo bafite ubugingo. Ngo nabo badafite uwo mwana w'Imana ngo nta bugingo bafite. Ariko aba bantu bose barimo bafite umwana wawe Yesu. None mwana ugira neza Baba wetu wa mbinguni. Haleluya. Ngo bituma utanga umwana wawe ukineka kugira ngo aba bantu bose bica n'abandi batari ngo bazakwizera wari tuzobona ubugingo bwabo hora. Imbaraga n'urukundo n'ubushobozi neza tubahiro n'icyaha tubisanze tuze kuzumvise ni mu izina ryawe. Amen. Iminota 5 gusa yonyine haguruka ndabanyireba hariya ndahita mbahagarika. Amahoro.